ariko bisa nko bindutseho gatoya. Iki se kandi Sheri, reka dukoresha agakingirizo sibyo? Rero bebe ndagira ngo utuma agakingirizo urahirya kuri boutique kandi ukugurira akantu. Ubwo sijye kuzikoresha icyamusa. Nyine wewe mbaza ibyo bibazo. Prudence ndagira ngo nyihagemo igipirizo. Basora cyangwa umwana wo guhaga Prudence n'igipirizo cyangwa umupira. Ndashaka socks. Ese nushora. Socks? Socks utari wambwiye. Dore afite udustopa twiza. Watujyana mu misa, watujyana muri siporo, watujyana na he? Stop. Si ngimbira reka nkwereke. Sheri no wigenda. Soni nje ntabwo nabana n'umugabo umeze nkawe. No banzu nyumva. Sheri no wigenda. Sheri no. Igicucu gusa. Igirayo. Mbabarira. Soni nakubwiye ngo uzabanze uzagiye kwisiramuza mbere kumbwira ubusa. Uri kunyumva? Queen muri iki kitabo cyatuma ugenda ngo nuko ntisiramuje. Byose bivuze iki uzabanze ujye kwisiramuza nuvayo uzambwira. Igicucu gusa. Umva wigenda mbabarira no. Nakubwiye ngo uzabanze. Sheri wigenda. Ntabwo nakubwiye icyo uzabanza gukora uzabanze ujye kwa muganga kwisiramuza. No mbabarira. Igirayo igicucu gusa. Basi nyumva. Ubona siramu n'iki kintu cyatuma ugenda. Igirayo kubera icyo utabi. Ubona siramu yuko nicyo kintu cyatuma aho kantu kagenda. Nawe Umva nsigara kumanze wambara kugende wambaye ndambarira mu muhanda uzabanze ukemura ikibazo dufitanye Queen aho nambarira ni hakureba ikikureba nicyo nakubwiye reka mubwire basi garuka ndajyayo Sabite musebe kwa muri kunda cyane waje kwisiramuza. Nahimbaza nkandi so uri muganga cyangwa uri dogiteri Hano kana basamu basazanye n'abica. nk'iki cyana ya masani ndubukinderereje koko yego naje kwisiramuza Byaba bibabaje umugabo ungana nawe ufite imyaka n'afite ngana nuko ungana kabagize iki gihe atari isirama byaba bitagaye. Wacana tukava hano niba naje kwisiramuza ntabwo bikuri urumva neza Aha byumvikane ko kimanzi kwa ko nta mukobwa wakwiteze sibye abasazi. warwana ubu nagupiga urushyi ntukamenyere Ngaje se urumwazeho ko natazi bwo mwigeze ngabeke se ngozo dwoshye ngo urebe ngo ribra gutwara curitse. Amwana ngari nkine reka twumvikane basi genda naje kwisiramuza ndabyemera ariko naga niwo ngubwira mu magambo angana gutya Ubu byumvire nge sinanagutinda. Ubu bose ufite filime. filime iki cyane wacana niba afite amafilime byo birakuriye toka cyane gicucu Chagamos. Biracabona uzabona injamani.
soma hariya hejuru. Sindasoma yedi. Nahasomye Karimani hariya. Hano naho basiramura. Ko basiramura ndabizi. None se ibyo ngibyaza ko binyigisha njyewe. Mwese uko mwicaye mwaje kwisiramuza? Reka muga. Shwe ibyo mu bisubizo mu bikuye. Ngiye bansiramuye kera nyivuka. Sinjye nakisiramuza ngana gutya. Iki cyicaye hano gikoresha. Kuji wajya ugabanya ugusazi nk'ubwo ngubwo. Ni gute umuntu ungana nawe ufite ubwenge nk'ubwo ufite, ufite indeshyo nk'iyo ufite, ufite ubwanwa bureshya gutya n'inkweto zimeze gutya. Ngiye iki gitari isiramu. Buri fata rero ukagenda mu muhanda ngurungura umuntu w'umugabo. Mugabo asiba hehe. Ndi ufite ikihe kibazo. Manu uri igicucu. Ngiye mbise mbona kuri n'ikidebiri. Wese baragusiramura G. Ngiye nakubwiye ngo bansiramuye kera nyivuka. Okay. Wowe wabihisemo ufashe umwanzuro. Gutekereza mu buryo bubiri dukoresha bwo gukata bisanzwe cyangwa bw'impeta. Ngo bitekerezeho mu minota mike. Uzusange hano ngo ngukoreze. Ndayitanza rwose muga. Sawa. Usangemo imbere. Ntabwo byumva. Iki nari ndi bize man. Manu ubumva uri tayari mu mutwe wawe wowe. Ubu urifata ugatereta umukobwa. Kihare bagema bajya bananyiwe. Ubu urifata ugatereta umukobwa niyo filime Imana. Nkubu umuntu ufite imyaka ingana. Ese ubu Imana ubu ufite umugore. Amugira se urumva naje kwisiramuza rero impamvu yatumye nzaha. Ariko abagore barako. Ubu ufite umugore wawe nk'ubu umubwira iki? Kusha babiretse ko nawe byakuba wa mugabo. Byambo bimbaho gute kandi ufite ubwenge abantu badafite ubwenge nkamwe nimwe bibaho. Ngiye byambaho gute kandi ufite ubwenge. Nose ubundi ko bagusiramu udafite icyo ukora ari mbura mukoro. Ngiye nari ndi bize. Noneho wavutse urwana nibwo wari uri bize. Cha wa mugabo rero. Cha nanjye nyine ariko yankozeho sha. Se iki ngiki ubundi cyajya no gukora. Cyemana ngiye naje kwivuza umutwe wawe nubwo uri kumbona ngaha. Wagufasha se. Reka nkwereke rero. Yere n'amagambo yawe. Uraca hano ukatugenda uzenguruka ku cyumba cya gatatu. Basanga hano hicaye abamama. Hano bavurira umutwe. Hano naho basiramurira amani. Naho basiramurira G. G. Ariko G waruzi n'ikindi. Reka tuye tuniganire. Mana ariko niwongere kunzonga nawe. Ubundi reka nkubaze. Ubu uratinyuka jya imbere y'umugore wawe. Ubundi ufite umugore? Sha. Ufite sherisi? Umufite. Ya G ajero uratinyuka mujya imbere ni filime. Ubu byumvikana ko ufite ni filime. Sha, ukareka kunzonga mwana. Sinakurangira abantu bavura umutwe ko Mwana wowe ni igicucu mwana. Igicucu. Ngiye ubundi mama kimara kumbyara. Nta n'iminota ibiri irashira. Agapipi bahise bagasiramura. Urumva? Nuri ndungana wakifatira ukajya imbere y'umugore cyangwa imbere y'umukunzi ngo urumva baranye. Bisetseka yarakwimye. Agomba no kuvuga se yaguha guhereza iki mana. Mani nijya bari gusiramura imbere mani. Nijya bari gusiramura imbere. Mani ngiye ibyana byose byankateye wakene. Mani ndikoze nkica mani. Bite basore ko mbona muri kurwana byabananiye gukemura ikibazo cyanyu bo bari gusiramura imbere. Ntuze bigenze bite G. Niyo babwira ndekura mani. Ndekura mani kandi nceka ndaguza amapanci. Ndekura mani. Cyebita amapanci akiza wa mutse. Ndekura mani.